Umwalimukazi wakoreraga mu karere ka Rwamagana yishwe aciwe umutwe n'ukekwa ko ari umugabo we bari babanye mu makimbirane, ndetse uyu mugabo akaba yaravuye muri gereza aho yarafunzwe n'ubundi yaragerageje kumwica akoresheje uburozi, nyuma biza kurangira afashwe umugambi we uburizwamo ndetse ahita atabwa muri yombi. N'amakuru yarimo kuvugwa hariya mu karere ka Rwamagana ni mu ntara y'Iburasirazuba, ni mu murenge wa Kigabiro mu kagari ka Sibagire, aho bivugwa ko umugore witwa Jacqueline Murekatete wari usanzwe ari umwalimukazi yaje kuba yicwa n'umugabo we, bikekwa ko ngo yaba yamwishe mu ijoro ryo kuwa 27 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Reka mbasuhuze inshuti bakunzi ba Arimba TV ngo mudahema kubana natwe makuru ibiganiro tubagezaho mu bihe biba bigiye bitandukanye, kandi none tubashimire mwebwe mwese mudahema gukurikira amakuru y'ibiganiro tubagezaho mu bihe biba bigiye bitandukanye. Ni amakuru yagarutswe n'ibitangazamakuru bitandukanye nyuma y'uko humvikanye inkuru y'uyu mubyeyi w'umwalimukazi wigishaga mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Rwamagana, mu murenge wa Kigabiro mu kagari ka Sibagire mu mudugudu wa Bucyaro. Ni amakuru yamenyekanye none tariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu n'umwaka wa 2025, avuga ko uyu mubyeyi witwa Mama Yves, niyo mazina ye, akaba yitwa Jacqueline Murekatete w'imyaka 49, yaje kuba yicwa n'abantu bataramenyekana, ariko mu bakekwa by'umwihariko hakaba harimo umugabo we bashakanye witwa Maniriho Faustin. Uyu Maniriho Faustin babyaranye abana 4, ndetse Maniriho Faustin we akaba yarasanzwe ari umuganga ku kigo nderabuzima kiri hariya mu karere ka Rwamagana. Bivugwa ko rero uyu Maniriho Faustin n'ubundi yarasanzwe abana mu makimbirane n'uyu mugore we Jacqueline Murekatete, dore ko ngo uyu mugabo Maniriho Faustin mu minsi yashize yaje kuba afungwa ndetse atabwa muri yombi. Kwibaza uti ese icyo gihe atabwa muri yombi yari yazize iki cyangwa yari yakoze iki cyaje kuba wenda kigira ingaruka no ku rupfu rw'uno mubyeyi uyu munsi? Ese abamwishe bamwishe bate? Yaba ari bande baje kuba bamwica? Se bamwishe mu yahe masaha? Ibi byose tugiye kubigarukaho, ndetse kandi turagaruka ku cyatumye uyu mugabo Maniriho Faustin afungwa, dore ko bivugwa ko ngo nyuma y'uko afunguwe atigeze anataha mu rugo nk'uko byaje kugarukaho na Devota, umuyobozi w'umudugudu wa Abacyora cyangwa se Bucyora, uyu mugabo ndetse n'umugore bari batuyemo. Reka tuguhe ikaze rero nshuti wowe udahema kubana natwe makuru ibiganiro tugenda tubagezaho mu bihe bigiye bitandukanye. Aya makuru yaje kugarukaho kandi ahamywa na bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye ndetse no mu baturage bari baturanye n'uno mugore Jacqueline Mama Yves cyangwa se Jacqueline Murekatete w'imyaka 49. Ni muri iri joro ryo kuwa 27 z'ukwezi kwa gatandatu 2025, ubwo ngo uyu mumama mu ijoro ryakeye yaje kuba ahamagarwa n'abantu ngo bari basanzwe bavugana kuri telefone, ndetse barimo uyu mugabo wari inshuti y'uyu Maniriho Faustin ngo bamuhamagaye kuri telefone nk'uko byaje kuba bitangazwa n'umwana wa Mama Yves. Yagize ati mama ninjoro yahamagaye kuri telefone, asohoka agiye kwitaba telefone, ageze hanze rero ngo abo bantu bari bamuhamagaye bahita bamufata bamukeba ijosi. Nk'uko byagarutsweho na bamwe mu baturanyi b'uyu mugabo cyangwa se buno mugore, uyu Mama Yves yasohotse hanze agiye kwitaba telefone, ageze hanze afatwa n'abagabo ngo bagera kuri 3 batarimo kumenyekana cyangwa se batari bamenyekana, ari nabo bikeka ko baje kuba bamwica, dore ko ngo byagarutsweho n'abaturage ndetse n'abaturanyi baje kuba bagera kuri uyu murambo wa nyakwigendera bwa mbere, basanze ngo bamwishe bamukebye ijosi. Aho bamwiciye amaraso yari yuzuye cyangwa se yarara hose, bigaragara ko uyu mubyeyi yaje kuba ava amaraso nyuma y'uko akaswe ijosi. Umuyobozi w'umudugudu Devota yavuze ko
aba bombi bari basanzwe babana mu makimbirane yaba Jacqueline ndetse n'umugabo we Maniriho, dore ko ari inshuro nyinshi bagiye baburana mu nzego z'imidugudu cyangwa se mu rwego rw'ibanze, baburanishwa kubw'amakimbirane bari basanzwe bafitanye, ndetse kandi yavuze ko ngo bari bari mu nzira zo gusaba gatanya, ndetse akomeza avuga ko ngo uyu mugabo nyuma y'uko afunguwe atigeze ataha mu rugo, batigeze banamenya aho ari, kuko ngo nta wigeze ataha mu rugo mu rwego rw'umudugudu ngo rumenye ko umugabo wafunguwe yaje kuba asubira mu rugo iwe. Akomeza avuga ko ngo bidashidikanywaho ko uyu mugabo Maniriho ari we waje kubafata icyemezo cyo kugambanira umugore we bikarangira yishwe, kandi akomeza avuga ko uburyo yishwemo ataba yishwe n'umuntu umwe, kuko ngo yaba yishwe n'abantu barenze umwe. Akomeza anavuga ko mu masaha y'igicuku uyu mugore yaje kuba asohokamo agiye kwitaba telefone, yasohotse yitaba umuntu yari asanzwe azi, ariho ashingira avuga ko uyu mugabo yaba yakoresheje imwe mu nshuti ye ikamuhamagara kuri telefone, wenda ishaka ko uyu mugore asohoka kugira ngo umugambi bari bafite wo kumwica bawugereho. Yakomeje avuga ko uyu mugabo waje kuba afungwa amezi 3 ahanwa cyangwa se akurikiranyweho icyaha cyo kugambanira ndetse no gushaka kwica uyu mugore we akoresheje uburozi. Umuyobozi w'umudugudu yakomeje avuga ko ngo uyu mugabo yaba yarafashe imiti yarasanzwe akoresha kwa muganga, cyangwa se ashobora kuba yaravanye kwa muganga irimo amaside n'ibindi, akabivangavanga agashaka kubigaburira umugore we ngo abirye ahita apfa, bikarangira abibonye agahita ajya kumurega mu rwego rw'ubugenzacyaha RIB. Uyu mugabo agahita afatwa agafungwa, ndetse akaba yaramazemo igihe kigera ku mezi 3. Yakomeje avuga ko ngo uyu mugabo kuba yaratashye akamara amezi cyangwa se akamara igihe runaka ataragera mu rugo kandi yaravuye muri gereza, ari byo bishingirwaho kuba yaba yaragize uruhare mu iyicwa ry'uno mugore we Murekatete Jacqueline. Umuyobozi w'umurenge yahamije iby'uru rupfu Bwana Rushimisha Mark yavuze ko umugabo we yahise atabwa muri yombi, ndetse n'uwo bikekwa ko yari inshuti ye ari waje kuba ahamagara uyu mugore, bombi bahise batabwa muri yombi. Akomeza avuga ko nta byinshi byo gutangaza kuri urupfu rw'uno mugore keretse ibizatangazwa n'inzego zishinzwe nyuma yo gukora iperereza, kandi akomeza avuga ko uyu mugabo koko yarasanzwe abana mu makimbirane n'uno mugore we, ndetse yaramaze igihe gitoya afunguwe, kandi amakuru bafite atigeze ataha mu rugo. Nyakwigendera asize abana 4 ndetse n'uyu mugabo we babanaga ariko mu makimbirane, dore ko uyu mugabo yaje kwita atabwa muri yombi. Mwabana umwe abantu bahura n'akaga kandi gagapfa kabungira kazakica. Nyakwigendera uyu nguyu apfuye yaramaze igihe kitari gitoya akimbirana n'umugabo we, ndetse yaramaze gufungurwa nk'uko twabigarutseho, ndetse byahamijwe n'ubuyobozi bw'umurenge nyakwigendera yaratuyemo, n'umurenge wa Kigabiro mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba. Uyu mugore yarasanzwe ari umwalimukazi akorera ku kigo kiri hariya mu karere ka Rwamagana, ni GS Rwamagana nk'uko bakomeje kugenda mubibona, ndetse nyakwigendera yari umukozi wa leta, bombi bari abakozi ba leta. Abantu rero bakomeje kugenda bashavuzwa ndetse babazwa n'urupfu rw'uno nyakwigendera waje kuba yicwa n'umugabo we, ndetse kandi byahamijwe n'abana babo cyangwa se umwe mu bana babo wavuze ko akimara kubona mama we yishwe yahise amukurura akamuvana hanze akamujyana mu nzu amukurubana ubwo yaviriranaga amaraso, nk'uko byahamijwe kandi nanone n'abaturanyi. Ariko abantu benshi bagiye bagaruka ku rupfu rw'uno mubyeyi, aho bagiye bavuga ko uyu mubyeyi yari umuntu mwiza, ari umuntu ugira ubuntu, wakoraga akazi ko kwigisha neza, ndetse ari abana yigishaga, ndetse n'abakozi bakoranaga bamukundaga. Ariko birangiye yitabye Imana yishwe n'uyu mugabo we, cyangwa se n'uyu waje kubafatanya n'umugabo we, dore ko bivugwa ko
bari inshuti z'akadasohoka, ariko buriya reka twizere ko amategeko azubahirizwa ndetse uyu mugore akaba yahabwaho ubutabera nk'uko amategeko agenga igihugu cyacu atajya arengera cyangwa se yihanganira na gato abantu bavutsa abandi ubuzima. Nshuti bakunzi ba Arimba TV, reka tubashimire mwebwe mwese mudahema kubana natwe makuru ibiganiro tugenda tubagezaho mu bihe bigiye bitandukanye, kandi nanone tubonereho umwanya wo kwihanganisha umuryango wa nyakwigendera Murekatete Jacqueline waje kuba yicwa urupfu rw'amaherere.